by'umwihariko cyane turashimira MC kuko yitanze yakoze igikorwa cy'ubutwari. Biragoye kubona mama nkawe yemera kwitanga umunsi wose gutya. Mwakoze cyane, murari intwari. Niko akazi kanjye, buriya kariya niko akazi kanjye, nta kandi kintu murari ingenzi. yego. Ahasigaye rero numva nta byinshi navuga, gusa murumuna wanjye azagende yubake, azabyare ihungu n'akobwa. Wamukundaga n'ubwo ivuga rigiye kubivuga, ariko nzajya nsimbuka amusura. Ibyo birumvikana, nta muntu n'umwe umuntu ajya asiga ngo abure kugira icyo amusigira cy'inzibutso. Gusa nawe icyo ngusaba nka murumuna we, ujye ugerageza umugereho, ntazihugireho ngo abone ko kubera ko agiye ku mugabo aribwo ubuzima bwe bwose burangiye, cyangwa akabura inshuti cyangwa abavandimwe kugeza umusure. Sibyo mugeni, uzihangane, nta kibi kiba mu rugo, habaho ibyiza gusa uzihanganire ibyiza byose uzabonera. Yo Ngena kuse bigenze bite? Moge shari we Bari gufata ku nda se bigenze bite? Ndiragufashe kamerama, ndiragufashe yes we ufashe umugore, shari we ufashe umugore wawe shari we indiramfashe shari we indiramfashe shari ndiramfashe neza yuko iyi ari yanjye. shari ni yawe, shari ni yawe. Isinda yameza byakabyara kumeza binisungu. shari ni yawe we. have wivunika wivunika shari wamfashe, shari wamfashe mukanabara telefone mwaje mumuzanye ahubwo mumurambye amaguru, yewe nimumfashe umugabo sisi kiraje, sisi kiri kuza we. Mwafashije koko sheri ndabyarira mu rugo. basi nimureke tumujyane mwamfashe mukanjyana kwa muganga koko. sheri ngunu mfate sheri we. sheri uragiye koko. Biraje mbabwiye ko badusanga hano ku kagari ka Kamukanga, baraza baturebe hari nta rugo ruri hano, nimumfashe munkura ahantu. sheri ko wiruhutse azi ntabwo yakiyumvishamo uburyo ki hora numva uri uwa mbere mu mutima wanjye. nta n'undi muntu nshobora kongera gushyiramo pe, kandi ntabwo ari za njuga z'abahungu. yego ndagukunda cyane. I love you baby. I love you too. Yes baby. Uzi kumva ndi kumva nshaka gusaba akantu kamwe, sibyo? Kameze ute? Shaka kuva ku wa mbere, wa kabiri, ku wa gatatu paka icyumweru gishize ubu uri hano. Wenda nanjye ni ukuri nyine nzajya njya no mu kazi, nzajya ngusiga hano ntegurira utuntu, sibyo? None nateka hanyuma nze kuza saa sita nja muri pause dusangiye. Kandi
sheri ibyo ndabyumva Yego. sibyo ariko ikibazo nyine cyari kinzanye aha ngaha urabona wanteye inda ese gukora aho ngaho si wanyu mva nyine wanteye inda kandi urabona ADPR ntabwo yadushingira ntwite ahubwo washaka ukuntu twashaka idini twazashyingirirwamo kuko urabona ndimutangiye kugaragara muzese hari igitekerezo nari mfite ndavuga ati wenda kako man nubwo biba bimeze gutya njye mba naguteye inda tungukunze ahubwo njyewe nakigira kwa kundi kw'aba type twebwe turiyizi ukuntu utera umuntu inda mbo final ugasanga utangiye kumwihakana cyangwa kubera ngo kutwite ngo singo ntabwo nzaba nkigushyingiriwe wapi pe nyine naguteye inda ngukunze kandi nzi ko ari wowe ubona nari njye wakugize gutyo cyangwa ukondera nyine ndi kubitekereza n'ubundi ndavuga ati why not ntafatiranye ibintu indi itari yakora hanyuma ngashaka umuntu uri budushyingire akadusezeranya akadushyingira imbere y'Imana. Icyo kintu rero nari nagitekerejeho mbere y'uko ukimbwira ariko ndumva neza ndashidikanya ko umutima wawe nawe uterera mu wanjye. Yego ndabikunze maze rero icyo kintu wivunika rwose njyewe nagiseho umucyo nanjye ngira vuba kurabona shiri ngira mu nda nini kandi inda usiko amezi abiri bura nari kuzura cyangwa ari kurenga urabona ejo yazaba yabaye nini ariko nyine wagira tugakora ubukwe rega be kuri sinzi impamvu abapasiteri nabo bajya bafata ibintu bakabikomeza ariko nimba inda ari yanjye abanyemera ndetse mu ADPR se tuzajya mu yindi dini gute nyine pasiteri nshobora kumubwira ati inda ari yanjye avuga ati shingira uyu mugore n'uwanjye akabyanga Imana yo yabene iba yarampaye umwana nkagutera inda akemera ko umwana ajyamo iba yarabyemeye umupasiteri wakaza yazana bwabo confidence bwabo shirirekana nabo ngabo nyine ubipange vuba sibyo hari ikintu nkumbuye kinti shereye kinkorera nta kibazo kubiza aricyo nakwima hari ijambo nshaka kukubwira ndiko ndakubwira uryamye hano uryamye he hano suko ndaryamute uryamugaramye kuko umwana wanjye ndamusigasira nzi ukuntu ndi bikubwira kuko sheruzi ko ntwite siko nsigaye numva n'intege zisigaye bikore uretse nyine ntwaragaye sheruzi kumirika ewe turongera mukurire gake gutya sibyo ongera shere nawe rwose sheruzi ko ndi kuvunika ihangane babe sibyo shastiro ugeze wambaye ndayikunje shere kamureba gakeya ese washakira umusego burinda ntoya ntabwo yapfa mwese shere ugiye mu biki baby ko mbona please hano ni wanjye hano baby nawe rwose oya ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo n'iki muri salon ya mwese shere mu ntebe kandi nuko manshaka kukwisanzura shere kundyamisha mu ntebe kandi mwana fata telefone yanjye shyira akadege akaza nyumviraga kandi shere nawe rwose oya nta kibazo sho Shoni ngomba kubira hano sima nshaka kukuvuna Ega ngama bizu iyi foto niyo nashakaga ego I love you too ego ngatuza rero shameze neza simeze ute nongereje n'ibyo ngibyo byo mu cyaro ndabona ntacyo ubaye yewe ntacyo mbaye pe nasi ko wabaye mwiza Jenny uko kwitegura ubukwe nta bwiza ni ukuri wazara uko kwitegura ubukwe nta bwiza da ni ibisanzwe yubese ko habure ndabona kuri telefone sindabona wapostinze igihe cyageze nyine igihe cyageze tugiye gukora n'umvura gutya gutya bingana bite nyine urumva njye bamwe bari kumbwira ngo narananutse nawe ngo mumeze neza ndakeye nkukije ukuntu ugiye gukora ubukwe ahita agenda akananuka ariko sheri nyine aba yanyitayeho abandi bana bagira bashyira nanjye mbirira nawe rwose babona birira maze byari byiza ejo bundi nagiye kumusura nyine turi kubipangaho neza nagiye kumusura iwe umva turaganira ibintu bigenda neza
gusa nyine ari ibintu nakoze. mukanya mutarakora ubukwe None se urabona umuntu ukunda nta kuntu Mbwira ko wamurisha wamuhaye umubiri, nta kuntu wamurisha umubiri ureba. Mana yanjye naramuhaye. Kageni noneho nawe uramvuye kano kanya umuntu maze twizeye gute ko azakujyana maze twanaryamaniye mu ntebe. yego ko mana ya noneho uransitije kuva nabaho. Ariko impamvu mbikubwiye ni ukuri inshuti yanjye nawe nabibwira. Nizere ko nshobora kuba ndi kurota. Arega ndamukunda kandi nawe arankunda pe. Mumuhera mu ntebe noneho gusiga mwari mugurumanye bingana bite ariko mutari kugera mu gihugu. Urabona umuntu ukunda nta kuntu mwamwicaranye akwegera gukoraho birumvikana. Ubusaba yaraguteye inda ko numva nta dini ryashobora kubashyingira ubaye utwite. Ntabwo uzi ko noneho muri ADPR iriya dini usengamo bijya ukirwara abanza bakagupima nyine byose ubukwe bwawe bise buhagarara disi. Ahubwo twagira sinumva ngo abangirikani se barabashyingira. Twahindura nyine twahindura wenda twakora ubukwe ariko se bitwaye ikinda narayitewe n'umuntu nkunda. Aha nawe wari kugira ngo hari banza ntanagucike da. Oya ibyo nta nubwo aricyo cyari kinjyanye. Gusa nyine nuko nanze kumurisha umubiri urabona ntabwo nari kumusiga nabi kandi ubundi amaherezo ari njye tuzabana. Cyane ndakugarukiye ariko gusa warihuse cyane nabwo warihuse cyane ko abasara bino minsi batakira abo kwizihirwa pe. Yego se uzi ko no ku munsi wa nyuma ubukwe buhita bupfa. Sheri ndamwizeye ntabwo yabinkora. Umunsi wa nyuma ubukwe burapfa ntabwo yabinkora sheri. Yewe numva ari byiza pe nimugire vuba batwihere ku muceri dore ngiye nkumbuye no kwiraga firiti. Yego ejo bundi nzagutumira nyine uzaza mu kirori cyanjye. Ariko gira vuba unakore gurupe winjizemo abantu baga benshi niho babonera amafaranga. Ndabikora nandi kubipanga ndabikora nta kibazo shana ngukumbuye. Nanjye akazi kaba kampanye ko mu cyaro kujya mu murima kwahirira amatungo urumva ni imirimo yose igenda yisukiranya. Ariko sheri wanjye aritonda ndamugutuye. Yereka njye nizo nkuru aza kuza kuzinyandikira nshobora kuba ndabona n'imvura itangiye gutonyanga kandi nasize nanitse n'imyenda. Yego ndumva nanagenda ahasigaye akaba ari kuri telefone se uramperekeza ko murenze irembo nta kibazo ubwo wansura nkabura. Sha umuntu aba yabuze icyo avuga mwanerega kigero ukabona icyo kuvuga byaranze biteze cyane byiza ubukwe ni ryari ntabyize ntabwo bagiye kumwereka ndabizimba n'icyo kitabiriye usko ubukwe ejo iki ejo ahubwo gira none ejo ahubwo gira kumwereka ahubwo babinkora nyine urukusa birurana n'uko nzashyingirirwa koko nise nari bizi nawe wibagirwa shano kuri sinari bizi pe njye nari nzi ko byibuze uko bwawe usigaje nk'ikintu cy'umwe yego uko neza ahubwo gira umwerere nta nicyo bitwaye kugutwerera mwana njye n'intwererano ariko yanjye naho sinayibura yego ubizi se ejo se nzahagera ryari ejo uzahagera ryari ahubwo se uzi ko ariwe uzambera imusi umugabo wanjye yashatse umukameramani niwe ugomba kumbera aho ntacyo bintwaye njye ko urabizi niko kazi kanjye nicyo gukondera yego nese we umugabo wazi neza kureba njye nditebo rwose nawe ubwo ari we wabimubwira ikindi gisuku gira amahirwe mfite inda siyibe sibyo kandi ikindi twararyamanye nawe ko twararyamanye ufite yarayihakana ubwiye se wamubwira iki wese buriye ukubwira ko ndifite ameza ubwo yaba ari kumara ikibazo ko twaryamanye ikindi akaba azi ko ntwite wenda umugabo azi neza ari hashize igihe kingana iki muryamanye neza amezi abiri ku ndingana iki indingana gutya niyo amezi abiri ndahira ko batazakuvumbura aya ntabwo yakuvumbura sirahanga urabizi uzi neza ko najya nyamubwira ibintu biriho
gishira uzasenga Imana gusa sizi ikintu uzakora uzashake yakora mani ifata mu nda wenda umwana wanjye ubwo ntiyabangamirwa uzabigenza oya nta kibazo cyambere cyo shira siko nwite kandi twararyamanye asiko ndafite ari inda yabaye Nyarwega mwana rero inda y'amezi 2 ingana gutyo koko tutabeshye kuko nese mfite mu nda hanini ntuzaburi buko bugatimba oya nawo byaro okay ntacyo bitwaye ubwo bivuge ko ejo nzahagira hakiri aho uzaza urumva ku kazi n'akawe uzazumva ko ari n'ibyo uzabaza urumva gutegura ntacyo bintwaye nyine tuzagira amasuri sibyo ntabwo uzabeseriye gire utwo nawe urabizi ngira utuntu twinshi nizajya mvuga twinshi ndurabukuriza nzakomera go yego nuko ntabwo nzayasho nyine imwirano wanjye bazwisha kuri phone nanjye kangiye ishuri ntari ndaza kukoherereza nyine akantu sawa sho sayine naho ntuzibagirwe sibyo sawa sheri nuko rero bavandimwe murabona ko ibiro byacu bigikomeje murabona ko abageni bacu baberewe nta n'ikibazo ariko dushima Imana naho iturangirije ubukwe neza siko bimeze abavandi iturangirije ubukwe neza murabona ko ntacyo bitwaye nta n'icyo bibatwaye nabo baraberewe rero murabona ko Timaya n'umugeni we Timaya urabera wakoze akazi cyane nuko rero murakoze mu byubahiro byanyu mwe bageni mwe mwadufasha mukigira hejuru mukatubwira uko ibirori bimeze uko mubyishimiye uko namwe muri kumva ibyishimo bibarenze ndetse n'abantu bose n'abaturanyi bababone murakoze cyane murabona ko kameramani ari mu kazi kiwe mubaha amashyi mubongera andi mashyi mwakigira hejuru mukatubwira uko ibyishimo byanyu muri kubibona cyangwa uyu munsi umeze ako Timaya urafasha umugeni wawe ugerageze umuhagurutse mwigire hejuru mutubwire ku byishimo byanyu uko bihagaze murakoze murakoze nibyo koko kuri uyu munsi umunsi wacu kandi mbere na mbere sinabura kubanza kubashimira ko mwatugaragiye mukatwereka ibyishimo kubw'umunsi na madamu wanjye ahari wenda uyu niwo munsi twari dutegereje kugira ngo tubereke ibirori rero haba inshuti cyangwa abavandimwe mwadusapotinze mukatwereka urukundo mukatwereka ko muri bugufi bwacu mwumve ko tubashimiye n'izina ndetse n'irya madamu wanjye ntabwo twabura kubabwira ngo tuzategura ni mwebwe mukwiriye muri mu birori byacu tukabasaba muzigera muzahore muri cyangwa se bugufi bwacu birumvikana ashijwemo n'Imana ndabidufashemo ndazi neza ko nta kintu na kimwe kizegera kibagora rero nkizimbye mu magambo wansabira abavandimwe bari hano nabo bagahaguruka bakamfasha guhereza Imana icyubahiro bw'umunsi w'iki kintu bavandimwe nimuhaguruke kameramani uri hehe ko wabuze mu ifoto turabyishimiye kandi murakoze cyane muzagira urugo rwiza ku muryango tubifurije kugira urugo rwiza rero tukiri aho ngaho turifuza ko na murumuna w'umugeni yaza akagira icyo avuga ku byishimo byacu dufite kuri uyu munsi no ku byishimo byacu tumaranye igihe naze agira icyo avuga kuri ubu bukwe bwa mugenzi wiwe murakoze cyane mukomere Imana amashyi
Hashobora kuba hari akantu wenda yari ahugiyemo ariko mwihangane gatoya wagerageza ukigira imbere ukareba ukuntu uri bukugezeho ijambo ryiza ku bw'ubukwe bwa mukuru wawe wishimiye. Urakoze cyane, mumumpera amashyi ko yahageze. Murakoze. Wakigira imbere gatoya ukaza ukagira ijambo riri bukugezeho ritwemeza ko nawe ushobora kuba wishimiye ubukwe bwa mukuru wawe. Igira imbere gatoya, we kabyara ahubwo na kobwa. Kameramani ushobora kuba uri mu kazi kawe. Murakoze cyane. Nibyo koko mwakoze. Mbere na mbere reka tubanze dushimire abantu bose mwadushyigikiye muri iki gikorwa kuko ubukwe ni abantu, hatabonetse abantu ntabwo twari kubyishoboza. Mwakoze kandi namwe aho mudukeneye rwose, haba mu byiza haba mu bibi, tubareba. Amen. Namwe tuzabashyigikira kuko natwe mwadushyigikiye. Mbese mwumve ngaho mudukeneye hose turahari. Twagushimira cyane nkawe MC. By'umwihariko cyane turashimira MC kuko yitanze, yakoze igikorwa cy'ubutwari. Biragoye kubona mama nkawe yemera kwitanga umunsi wose gutya. Mwakoze cyane, murabe intwari. Niko akazi kanjye, buriya kariya niko akazi kanjye, nta kandi kintu murabe ingenzi. Yego. Ahasigaye rero numva nta byinshi navuga, gusa murumuna wanjye azagende yubake, azabyare ihungu na kobwa. Twamukundaga n'ubwo ivuga rigiye kurivuga, ariko nzajya nsimbuka amusura. Ibyo birumvikana, nta muntu n'umwe umuntu ajya asiga ngo abure kugira icyo amusigira cy'inzibutso. Gusa nawe icyo ngusaba nka murumuna we, ujye ugerageza umugereho, ntazihugireho ngo abone ko kubera ko agiye ku mugabo aribwo ubuzima bwe bwose burangiye, cyangwa akamurika cyangwa abavandimwe kugeza umusure. Sibyo mugeni, uzihangane, nta kibi kiba mu rugo, habaho ibyiza gusa uzihanganire ibyiza byose uzabonera. Shari we. Bari gufata ku nda se Ndiragufashe. Kamerama. Ndiragufashe. Yes we. Afashe umugore. Shari we. Shari we. Indiramfashe. Shari we, ndiramfashe. Shari ndiramfashe. Neza yuko iyi nda ari yanjye. Shari ni yawe. Shari ni yawe. Isinda y'amezi akabyara kumeza binisungu. Shari ni yawe we. Have wivunika. Hoya wivunika. Shari wamfashe. Shari wamfashe mukanabara telefone. Mwaje mumuzanye ahubwo mumurambye amaguru. Yewe nimumfashe. Wafashe umugabo wawe. Sisi kiraje. Sisi kiri kuza we. Mwafashije koko. Sheri ndabyarira mu rugo. Basi nimureke tumujyane. Mwamfashe mukanjyana kwa muganga koko. Sheri ngwino umfate. Sheri we. Sheri uragiye koko. Mbabwiye ko badusanga hano ku kagari ka Kamukanga, baraza baturebe hariya.
umusore bakaba murabona arwariye nta rugo ruri hano nta rugo ruri hano hano bize taracyari mu maso turamuterura turabigeza turamugeza nimumfashe mu nkora ahantu